urakoze kuko kumpa ijambo nubwo uri yanjye turihorana ariko ni iby'agaciro cyane kuba tugiye gutarama nk'abataramira abaganiriza ku mateka kandi amateka yacu nibwo buryo bwacu bwo kuyagira yacu. Nk'uko rero umwe mu bakunzi b'Uriyange yatwandikiye adusaba yuko twazamubwira ku mateka y'umwami witwa Kigeli III Ndabarasa, adusaba yuko twanamubwira n'ibigwi by'abana be n'abana bamukomotseho cyangwa abana ba Kigeli III Ndabarasa. Nibwo rero twavuze uti Uriyange dukwiye kubishyira mu ngiro, tugategura amateka ndetse tukanayabaganirira, kandi nkeka ko muri buze kunyurwa cyane kandi ndibuze kugerageza kuyavuga neza, kuyavuga mu buryo bwimbitse kandi mu buryo buri bunyurire buri muntu wese. Ku ikubitiro rero, mbere y'uko tuganira ku mateka y'uyu mwami, mbere na mbere turabanza tubasuhuze muhorane Imana, rugaba rugira Imana y'u Rwanda ihorane namwe. Nukaho ngutumu nama n'imipanga baryaza. Ubu rero tugiye dutaramire ku mwami witwa Kigeli III Ndabarasa, turebera hamwe ibigwi byamuranze. Ese yakoze iki? Yabaye hate? Niki cyatumye agira izina rikomeye? Abamukomotseho bakoze iki? Byagenze gute? Amateka ni ikintu kiba cyarabaye, tukakivuga nk'ikintu cyabaye mu gihe cy'ubu. Ku ikubitiro mbere y'uko tuganira cyangwa tugana ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi, turabanza tumenye se Kigeli III Ndabarasa ni mwene nde, yabyawe nande, ise yitwa nde, nyina yitwa nde, akomoka he. Uyu Kigeli III Ndabarasa rero ni mwene Cyilima II Rujugira. Cyilima II Rujugira nawe ni umwami wasize ibigwi byinshi. Mbere na mbere tumuzi ku mvugo igira uti u Rwanda ruratera ntiruterwa, aho ibihugu bine byari byashyiranye hamwe kugira ngo bisibanganye ingoma y'i Gasabo yitwaga Karinga. Tumuzi cyane kandi ku nkuru yaciye bigacika y'urukundo, ubwo yakundanye n'umukobwa w'umwegakazi witwaga Karira Kabanyaga, ndetse haza no kuvamo imvugo igira uti ubone nime Karinga mbure Karira. Benshi rero muri mwebwe muzi aho iyo nkuru yaturutse. Uyu Cyilima II Rujugira rero nawe akaba yari umuhungu cyangwa akaba yari umwe mu bahungu w'umwami witwaga Yuhi III Mazimpaka. Nyina wa Kigeli III Ndabarasa nawe rero akitwa Rwesero rwa Muhoza. Uyu rero Muhoza akaba yari se wabo wa Kimenyi wa Kanegetura, umwami w'Igisaka. Muhoza rero akaba yari mwene Ruregeya. Kigeli III Ndabarasa yabaye umwami mwiza nk'uko izina rye ryabitegekaga, kuko izina Kigeli n'ubundi ryari izina ryasobanuraga cyangwa uwabaga urifite wese inshingano ze zari kurwanira igihugu cyangwa kwagura igihugu. Bisobanuye ko wabaga ugomba kuba umwami w'indwanyi, kandi koko yabaye umwami w'indwanyi, ndetse intambara nyinshi azirwana ku ngoma ya se Cyilima II Rujugira. Nk'uko mu irage rya Cyilima II Rujugira yari yemerewe kuraga cyangwa gushyiraho umwami, ndetse agashyiraho na samuragwa cyangwa uzasimbura uwo mwami yashyizeho. Yarabikoze, yimika Kigeli III Ndabarasa, ndetse animika n'umwuzukuru we ariwe Mibambwe wa gatatu Sentabyo, nk'uko izina rye ryabitegekaga. Ibi rero, izi ntambara rero yarwanye n'ubundi yazirwanye muri icyo gihe navuze haruguru, mu gihe ibihugu bigera kuri bine byarwaniraga gusibanganya ingoma y'i Gasabo. Uyu Ndabarasa rero we yarwanaga mu bice byerekera Indorwa, ndetse yaje no kuyifata nubwo atabashije gufata ingoma ngo abe y'Indorwa, ariko kugira ngo agaragaze yuko Ndorwa yayifashe byatumye ayibamo igihe kirekire, ndetse ni naho yatangiye mu Ndorwa.
Mu bandi bana rero ba Rujugira harimo uwitwaga Sharangabo yari mukuru we. Uyu we rero yarwanye akomeza yerekeza i Gisaka. Undi mukuru wabo rero witwaga Gihana uyu nawe yarwanye yerekeza mu Burundi. Turamuzi ko yabaye mutabazi mu Burundi. Uko rero niko se yari yarabagabanyije ibihugu kandi bigenda gutyo ndetse babirwana gutyo ndetse barwana nk'uko se yabibagabanyije. Uyu Kigeli III Ndabarasa rero yayoboye ingabo zikomeye zitwaga Ababito, ari nazo zamufashije guhashya imitwe y'ingabo yo mu Ndorwa. Icyo gihe Ndorwa yaragendaga agakomeza muri Uganda, hafi y'ikiyaga cya Rwicanzige kuri ubu ngubu cyitwa Lake Edward. Ariko ibyo byose yabikoraga iruhande rwe abifashijwemo n'umugabo witwaga Kamari akaba yari mwene Gahuriro. Uyu Kamari rero yari umwega ariko wari waravukiye Ndorwa, ariko akaba yari umunyarwanda wavukiye by'ubuhunzi nyuma y'uko umwami wa gatatu Mazimaka yagize ikibazo cy'amakaburo. Abantu batazi amakaburo ni nk'ubusazi, ni nko gusara, ariko mu kinyarwanda cyiza ntabwo bavuga ko umwami yasaze cyangwa ko umwami asara, bavuga ko ari umwami yarwaye amakaburo mu kinyarwanda cyiza. Ariko mu by'ukuri ntabwo nanone twavuga ko uyu wa gatatu Mazimaka yasaze, ahubwo kubera ibibazo bimwe na bimwe byagiye biba ku ngoma ye, akabona urupfu rwa mama we n'amaso ye, akabona urupfu rwa barumuna be bitwaga Rubibi na Ruyange. Ibyo bintu byatumye agira ikintu twakwita nk'ihungabana, bikajya bigira igihe rero bikamugaruka bigatuma amera nk'umuntu wasaze. Ariko ntabwo twabyita ko ari ubusazi, kuko byagiraga igihe bikaza, ariko bikagera n'ikindi gihe bikagenda. Ari nabwo ibi byose rero iyo yagiraga icyo kibazo cy'amakaburo, nibwo umuhungu we mukuru witwaga Karemera Rwaka nibwo yayoboraga mu cyimbo cye, noneho yaba ari muzima akongera akagaruka akayobora. Ubwo rero kubera icyo kibazo cy'amakaburo yageraga gutya agatanga abantu benshi, kubera wenda uburakari, kubera wenda kutamera neza. Murabizi neza iyo umuntu atameze neza mu mutwe cyangwa akora ibintu byinshi bisa nkaho bitari ingenzi cyangwa bitanyuze mu mucyo, ibyo rero biza gutuma abantu benshi bahungira Indorwa, abandi bahungira mu Burundi. Benshi barahunze cyane, ari naho harimo ababyeyi ba Kamari. Bahunga kuri iyo ngoma bajya mu Indorwa. Igihe rero uyu wa gatatu Mazimaka avuye ku ngoma, nibwo rero bagarutse mu Rwanda baratahuka. Nibwo rero uyu Ndabarasa yaje kumenya umwana cyangwa aza kumenya Kamari, aramwiyegereza kuko yari azi ururimi rwawo, azi n'umuco mu Ndorwa n'ibindi bigiye bitandukanye byashoboraga gucanga undi muntu wese ugiye Indorwa cyangwa uteye utari kavukire. Uyu Kamari rero yari uwa Gahuriro ka Gahondoko ka Muyango w'Amakara, bakaba bega b'Abayango. Umwe mu mitsino Ndabarasa na Kamari bakoreshaga nuko iyo bafataga ahantu barahubakaga. Mbere y'uko Ndabarasa arara mu nzu, Kamari niwe bwa mbere wabanzaga kwiraramo ijoro rimwe, hanyuma Ndabarasa akabona kwiraramo nawe. Uyu Ndabarasa rero yaje kunesha umwami w'Indorwa witwaga Gaya II Muzora. Abanyandorwa nabo bashaka kwimika bamwe mu bana be, ariko nabo Ndabarasa arabatera arabatsinda. Ndorwa yifata gutya, ariko ayifatisha uruhembe rw'umuheto. Ntabwo yabashije gufata ingoma ngabe yawe. Nyuma y'ibyo rero nibwo umwiru mukuru wo mu Ndorwa witwaga Rwakomba yaje gufatwa, bikavuga ko ari we wari warahishe ingoma ngabe yaho yitwaga Murorwa. Kandi byari ingenzi cyane gufata ingoma ngabe kugira ngo ubugaruye icyo gihugu mu buryo bwuzuye. Niko abantu ba kera babitekereza, kandi koko ntabwo wafata igihugu ngo ubure gufata ingoma, cyangwa ni ingoma ngabe cyari ikirango cy'igihugu. Ubwo rero gufata igihugu ntufate ikirango cy'igihugu, ntabwo waba ufashe ikintu cyuzuye, ntabwo waba ufashe igihugu cyuzuye. Uyu Rwakomba rero yanze gutanga ingoma ngabe kugera ubwo yaje kwicirwa ku rutare rwa Ngarama, aha ni mu karere ka Gatsibo.
ariko Ndabarasa aguma mu Ndorwa ahategekesha umuheto. Uko kudafatwa kw'ingoma Ngabe mu Rorwa nibyo bizatuma mu Ndorwa bongera kwigumura ku ngoma ya Yuhi wa kane Gahindiro ndetse n'ikigero kari Rwabugiri, ariko izo nshuro zose bazatsindwa. Uyu Kigero gatatu Ndabarasa rero ni nawe wafashe igihugu cy'Abazigaba cyitwaga Umubari, ariho tumusanga n'umugabekazi wacyo witwaga Nyirabiyoro, umwe mujya mwumva wari umupfumu Kabumbu. Kugira ibyo bigerweho Ndabarasa yabanje gushaka ubucuti ku mwami w'Umubari ari we Biyoro, ndetse ni nawe rero yaje no kumushyingira umukobwa witwaga Nyabarondo, nyamara ariko Nyabarondo agenda nk'umutabazi. Ingabo rero zihuriza ahitwa i Murambi mu majyaruguru y'ikiyaga cya Muhazi, ari naho zagabye ibitero mu Mubari. Igihugu cyari gifite umurwa mukuru uherereye muri parike y'Akagera y'uyu munsi. Rero zaje kugaba ibitero mu buryo butunguranye. Uyu Nyirabiyoro afatwa mpiri mu gihe bari kugerageza gucika, ndetse n'ingoma Ngabe y'Umubari yitwaga Sera irafatwa. Gusa icyakora Biyoro we yabashije gucika, ariko mu gucika ko ahungira Ikaragwe rero hakaba harayoborwaga n'Abahinda. Umwami rero wayoboraga Ikaragwe ku ngoma ya Kigero gatatu Ndabarasa yitwaga Karemera Ndagara wa kabiri. U Rwanda rero rwari rusanzwe rufitanye umubano mwiza na Karagwe kuva ku ngoma ya Ruganzu wa kabiri Ndoli. Murabizi ayo mateka nayo ukuntu umubano nawe wabayeho, ndetse byari binafitanye isezerano ry'uko nta gihugu na kimwe muri byo kizigera gitera ikindi.